baryamye Imana irambwira ngo bwira Kanyange ngo intwaro nababwiye kwitwaza ni iyihe. Kanyange we Imana iravuze ngo intwaro twitwaje niyo saha yayo yo gukora. Niki? Isashe. Kanyange yahushe muri yasashe, arayihuha mu mwuka, yarayikubise iturika nka katiyusha. Yaraturitse, abo hepfo bagwa bagaramye, abo ruguru baragwa, abo hirya baragwa, bati intwaro zabo hasi bariruka. Gitare mose igeza kubita kikava amazi Abisirayeli bose bakanywaho burya ni Kristo. Yankingiye igicu yabajyaga imbere, nijoro ikabajya imbere ari umuriro, ni Kristo burya ni Kristo. Kwizera rero impamvu bene data bakomeretse, bizeye abo kutizerwa, biringira abo kutiringirwa. Twebwe iyi tuvuga Kristo umwami w'abami, ntawamwiringiye ngo amukoze isoni. Turabasuhuje inshuti bakunze Impambanyayo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero hari abagiye batugezaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, badusaba kugira ngo tuzabagezeho umuntu cyangwa se tuzabatumire umutumirwa. Twamugezeho rero, ntago ndi bumuvuge, ni umuntu mukuru ariko nzi ko abenshi turamuzi, gusa uyu munsi ni umushitsi kuri televiziyo y'Impambanyayo. Turakwakiriye, watangira wibwira abakunze Impambanyayo TV. Murakoze cyane. Nitwa Revera Pasteur Semageri Gaspard, nsengera mu itorero rya ADEPR, itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda ADEPR. Ndashima Imana. Amen. Byiza cyane. Tano duhereza ubuhamya. Mu buhamya bwanjye ndaguha utuntu tubiri twanyongereye kwizera. Madamu yabyaye, abyarira mu rugo, hari tariki 15 z'ukwa 12 muri 1999. Imana yari yambwiye itariki azabyaraho. Urumva n'umuntu ufite umubyeyi mu nzu ashakisha uburyo yabona utwambaro tw'umwana, agashakisha byibura uburyo yabona n'udufaranga tuzajyana umubyeyi kwa muganga. Narashakishije ku buryo nageze ku munsi wo kubyara nta n'igiceri c'10 mfite, kandi ntako nari nagize. Naragenda nkajya aho bita ku ndege, aho bakura abakozi babayede. Sindi umufundi kameme ngo ndajya guhereza umuntu, ngo ndajya kubaka. Ngewe nari uwo guhereza abafundi, ubwo nashaka akazi k'ubuyede. Ndakabura n'utwo nkoreye, wenda nk'umuntu ambaye akarakati nterura aka kantu kanshirire hariya, tukarara tuturiye. Urumva ntitwari kuburara, kugeza ubwo nageze ku munsi wo kubyara nta n'igiceri c'10 mfite. Ntako ntari naragize. Erega ntugire ngo uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize. Abantu nibizere, kuko imihate yabo Imana itayihaye agaciro. Uwiteka atakubereye maso, wabera maso ubusa. Urabyumva? Rero bigeze aho madamu yabyaye turi kumwe, ndi kumwe n'undi mugabo umwe witwa Kigingi n'umugore we witwa Girumurera. Nawe yarabyaye rimwe, twese twari abasore. Njye nari mfite imyaka 19, madamu afite imyaka 18. Urumva abone bo bari baturuta, umwe afite 20 undi afite 21. Twese twari abana bahuriye mu nzu. Madamu ari no kudupfana, cokora nkiringira ko Imana yambwiye ngo nzi kuri saa kintu nzagutabara. Yego. Nibwo ari kubyara bwa mbere, ntitwari tuzi ngo wenda byagenze bite. Cokora yari yaragiye ku gipimo, ariko nta yandi makuru twari twibitse uretse ay'Imana yavuze ko, kuko izi ko nzi ko ntako nimereye izantabarira mu rugo. Madamu yarariraga ati ndapfuye rwose ndihangana, ariko iyo twavuganye yavuze ko izagutabarira hano. Ati sheri ndapfuye. Nukuri sheri, nubwo upfuye ariko iyo mu ijuru ntiyobewe ijambo yavuganye natwe. Madamu tubona arabyaye. Urabyumva? Arabyara. Abyaye rero yabyaye nka saa kumi
hafi saa 10 za mu gitondo bishira saa 11. Noneho rero ntangira nawe arabyaye turi mu nzu yari idahomye imbeho n'ibiki. Noneho aratengurwa hinda umushyitsi cyane yamaze kubyara. Nibaza ikintu muha ndakibura. Wa mugabo umubwiye rwose nta gafu mufite mu rugo k'igikoma, ati ntako muroko, ati rwose ntako, ati hangane. None njya najya gushaka aho naguza amafaranga 75 ngo ngure ifu y'amakoma itagira isukari, kuko inusu y'amakoma yaguraga 175. Ibe ayo nari mfite 75 nari ngiye kuyaguza ku mudiyakoni wacu witwa Ndirireho. Ndagenda urumva ngezeyo ntaragerayo, ahubwo hariya iwacu haba amakoro, urabizi haba amakoro, nari nuyara za byangabo nyine. Ndagenda urumva inkweto nambaraga zari za madamu. Ubwo rero nko mu rugo twarazibika ngo zidasaza vuba, tukagenza ibirenge. Ariko umuntu agomba kwizera ko yagenzaga ibirenge umunsi wose, yego yasitara agakomeza urugendo, akizera ko ubu dufite inkweto urahinduranya ukibagirwa izo wari wambaye ku cyumweru n'ikindi, kubera Imana yagize neza. Noneho naragiye kuko hatabonaga neza, ndasitara. Narasitaye urwara ruvamo, kandi wambaye inkweto. Nta nkweto nari nambaye kuko inkweto twari dufite ni za madamu zonyine, nizo nambaraga tugiye mu giterane. Zari inkweto z'abadamu turiya twa viyeti ukuntu. Noneho nsita ndaba ntibaba we ndapfuye kabisa. Urwara ndukuraho ndaruterera, amaraso arimo arava. Nshaka ikintu nzirika kuri ryano ntakibura. Ndabona Imana yo mu ijuru, narakwizeye umpaye umwana, ariko umbabarire rwose mbone 75 yo kugura ifu umudamu nk'igikoma, ibyo kuvuga ibishora n'ibiki wapi. Noneho kuko hatabonaga neza, nshaka ikintu nari nambaye umupira w'ubudodo, ntabwo nari kushwanyura ngo byemere ngo nzirike kuri ryano imicaca itagenda ikoramo. Rero nagize gutya nkishishoza gutya, mbona akantu kari gukengerana kagashashi. Numva ko ari igishashi bahataye cy'abana bashaka kuzingamo umupira akabumba. Mpambuye kagashashi nsanga mu 3,500 ntabwo nongeye kwibuka ko nsitaye. Reka naravuze ndamva wasitare, ahubwo nsitara 2 mbonye 7. Nahise nkata urumva, nahise nkata ndavuga Imana wavuze ngo umudamu azabyara, uzampa n'igikoma cyo kunywa, cyokora kwizera kwanje ko ari gusenga kugabanutse, ngiye kuza 70 urumva. Ariko nari nizeye ko umusaza narayamba, kuko icyambere cyo nari nzi ko ntamubwira ngo madamu arabyaye ngo mpa 70 ngayanyime. Ariko nta nubwo arampa 70 gusa, ahubwo arampa wenda n'ijana cyangwa 50. Umugurira ifu y'igikoma wenda ngure n'agasukari ka 50. Urumva nari nizeye kwimbaye umwana itaranyima isuka, itaranyima ifu. Mba mbonye 3,500 ndabandi yewe iyo nsitara 2 mba mbonye 7. Sinigeze nita kuri ryano, naragarutse ngwira madamu ndiradutabaye rero zo mafaranga mfita 3,500. Urumva yari menshi icyo gihe. Naragenda kwitwa Buregeya, ngura ifu, ngura isukari, urumva nkoresha amafaranga 700. Urumva sigara na 2,800. Mu gitondo njya kumugura igishoro cyo guheka umwana cy'igihumbi. Urumva mwana imva n'indezo nzana n'ibiryo. Nawe ngiye bati kuri wani madamu yabyaye, umwangurira ibirayi, ndangurira ibishimbo, ndangurira iki. Uzi ko nateze umunyonzi akaza mbeka ibyo kurya, mbona umwana, mbona n'ibyo kurya. Nshuti yanjye, kandi njye imbaraga zanjye nari nazikoresheje ngo ndebe ko hari icyo zagira zampa, madamu akazabyara mfite icyo mfite. Ariko birangira ntaco ngize mbonye, atari ubugwari, atari ubuswa. Rero
nawe ushobora gucuruza bikanga, abantu bakanaguseka bakavuga ngo manza nawe ari n'igisambo. Ushobora guhinga bikarumba, ushobora kujya ku kazi umuntu akakupangira akakubeshera bakakwirukana ukagira ngo ni iki, wewe ukirwanira rwose ukanisobanura bikanga, ariko Imana yagusobanura. Imana wizeye yagusobanura. Uwakubeshya akagusaba imbabazi, uwakuroza akagusaba imbabazi, uwakuroza inyatsi akavuga ati ni njye wari warabikoze. Hari n'abajya gusenga, hari abo twagiye gusenga turi mu buvumo, Imana ibwira umuntu ngo rambura ukuboko kwawe ukore hejuru y'aho wicaye, uhakura ibintu birimo, kandi mu buvumo umuntu aba atabona. Twakuyemo dusanga harimo imyenda y'imbere, urumva, dusanga harimo imisatsi, harimo inzara, harimo ibiki. Imana yavuga ngo uyu ntabaye, nimero ze reka nzibahe, araha naha, mu mutelefone mumubwire ngo amarozi wari wararozwe yose Uwiteka yakuye aho bari barayashyize. Wari warayashyize mu buvumo hijimye ukuntu, ninde wari buzabibone? Uwo nawe aratubwira ngo nari nizeye ko byanga bikunda, ntazabuka umwanzi ashaka, nzabuka Imana yo mu ijuru yamvuzeho ishaka. Dutelefone izo nimero yatwitabye ari Cyangugu, Nyamasheke, twe turi hano i Musanze. Aravuga ati muri bande? Imana iravuga ngo mumubwire gusa ngo ibyo wasengeraga byuko bakuroze umeze gutya na gutya, na nimero zawe niziduhaye, ntitukuzi nawe ntutuzi. Ibyo bari barakuroze tubikuye mu buvumo bwa Musanze aho byari biri. Gusa shima Imana yazamurira ibiganza, kuko ibyo wari wararubwiwemo tumaze kubitwika. Amen. Na n'uyu munsi ntituramubona isura ku isura. Iyo yizeye yakoresha abagiye gusenga atari byo bibajyanye, biba igisubizo cye. Hari ahandi twageze abacengezi batwirukaho, Imana iratubwira ngo ubwo muhunze mujyane ishashi, iriya shashi y'isukari, suyizi kagashashi bashyira mu isukari kumweru, baraduciye ubu ngubu. Kariya gashashi kari gafitwe n'umukobwa witwa Kanyange, wa hano za Nyabihu, nawe turamusuhuje mu izina rya Yesu. Umusaza witwa Rwabindari. Urumva, turagenda, twari mu banyamasengesho, aravuga ngo nta kindi mbasabye kujyana, mujyane iyo shashi. Twaragiye twibwira ko duhunze babacengezi, naho duhunze niho bari, ahubwo niho bateza mbushe. Twashidutse twageze mo hagati, baravuga ngo mwese amaboko hejuru, ninjye wari imbere. Ijwi ry'Imana rirambwira, kuko Imana yari yavuze ngo muhumure ndi kumwe namwe, kandi na nyuma y'ibibazo nzabana namwe. Ndabana se Mana wavuze ko uzaturinda, nezere ko abo bacengezi bataratwica. Noneho mbonye bavuze ngo mwese muhagarare, hepfo barahari, haruguru barahari, imbere barahari. Numva Imana irambwiye ngo bwira abagenzi banyu ngo muryame, mbwira abo twari turi kumwe ngo muryame, kandi twari kumwe n'utwana dutoya n'abana b'imyaka 7 n'8, abakobwa bari 2, abasore turi 4, n'abo bana twari kumwe. Bose bahise baryama. Baryamye, Imana irambwira ngo bwira Kanyange ngo intwaro nababwiye kwitwaza ni iyihe. Kanyange we, Imana iravuze ngo intwaro twitwaje niyo saha yayo yo gukora. Niki? Isashe. Kanyange yahushe muri yasashe, arayihuha mu mwuka, yarayikubise, iturika nka katiyusha. Yaraturitse, abo hepfo bagwa bagaramye, abo ruguru baragwa, abo hirya baragwa, bati intwaro zabo hasi bariruka. Birukanse turahaguruka, muragenda. Imana iravuga ngo umwe muri twe natware igiti ku rutugu. Atwara igiti ku rutugu, twaragiye ntibongera kudukurikira, twambutswa n'ishashi. Cya giti yatereye ku rutugu bibwiye ko ari lance rokete. Abacengezi tubarukuka gutyo. Isashe. Iyo uri kuri YouTube ntabwo bari ibintu uri kuvuga by'ubwirungu beshye. Kuko n'uwabikoze abazareba icyo kiganiro. Urabyumva? Ushobora kuvuga ati byibura waduhuza n'uwo muntu wakoze ibyo, cyangwa watubwira bamwe mwari kumwe. Mfite ibimenyetso birenze kimwe by'uko uwizera atazakorwa n'isoni. Kadusoreza ahangaha, nshuti udukurikiye, ngize amatsiko. Ubuhamya atanze by'ukuri
butwongereyemo imbaraga ku kwizera, kandi nibigaragaza Imana dusenga ko ivuga kandi igakora. Ariko Kanyange uzamuduha na Kanyange kumwe na mubo mwamuri muri ubwo buhamya mwibukiranye na byabi abashobora kuba bahari. Nari kumwe n'umugabo witwa Habiyaremye, asengera hano muri paruwasi ya Bigogwe. Habiyaremye Jean Pierre, ndanamusuhuje kwa Habiyaremye Jean Pierre. Twari kumwe nanone na Habyarimana Jean Damascene, nawe anasengera muri hano muri paruwasi ya Bigogwe ku itorero rya Mareru, ahitwa Mareru. Urumva ni abagabo nyabagabo bo guhamya. Twari kumwe, hari abana bitwa, twari kumwe n'umwana witwa Munyenganzo, we yaratashe ariko umushiki we arahari witwa Mukamanzi. Urumva twari kumwe n'akandi kana nako bakita Kanyundo, ariko ni izina ry'iritazirano nyine amazina y'abana, ariko ubu ni umugabo. Ni ukuri ni umugabo. Urabona kuva 98 urumva ko hashize igihe. Ni umugabo nawe ufite abana. Bose bari muri paruwasi ya Bigogwe hariya, urabyumva. Aho hantu igitangaza cyabereye hitwa Inyamirango ku Kanya, ahitwa ku Kanya. Akagusaba ikintu uzanyemerera tuzakorera ikiganiro aho ngaho byabera ishashi nibyo arega tugomba kugendana n'ibihamya, tugomba kugendana dufite ibimenyetso. Yego, abarokore bacu, abarokore bose bitwa abarokore, yego, bamenye Kristo. Yego, abakristo bose ba Kristo dufite ibihamya. Yego, indwara wakize ni igihamya, impanuka warokotse ni igihamya, uburwayi wakize ni igihamya, naho ugeze imigambi mibi y'abantu warokotse ni igihamya. Muri byaremye ngo mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Nibajye bumva indirimbo baririmba, be kumva izo baririmbye gusa ngo baziririmbira abandi, nabo nizige zivamwo amagambo abakomeza. Bizere ibyo Imana yakoze, ni ibihamya by'ikidukorera by'uko kandi zakomeza kutugirira neza. Amen. Murakoze cyane. Murakoze. Yego. Nuko turagushimiye nshuti wowe wabanye natwe. Telekomenti hari ibyo ushaka kutuzaganiraho cyangwa se twazamubaza, ni umushumba kandi ndakeka ko mu by'ukuri aho tujya turamukenera Imana izagera ducira inzira tubashe kumubona. Yego. Twasoza dusenga. Yego. Murakoze cyane. Turagushimye Imana kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyacu cyari uko kongera kwibutsanya kwizera intwari iruta intwari abantu biringira z'uburyo butandukanye. Kwizera kwatabaye ba Gidiyoni, kwizera kwarituye inkike z'i Yeriko, kwizera kwatumye n'abapfuye bazuka, kuko Kristo nawe ubwawe ugeze kwa Mariya na Marita warababwiye ngo nibizera. Nuko kwizera ko ari gushyize ubwo bari babonye uwaba ageze mu gituro baratumye kuri Yesu ntaze, kwizera kwarabashiranye. Dufite byinshi bitumije abantu bashirirwa no kwizera, bitumije kwizera kw'abantu gushira. Ariko Uhoraho Nyiringabo uravuze ngo nubwo ibicantege biriho, nubwo intambara ziriho, ariko ntiziruta imbaraga zawe, kandi ibyo wakoze ni ibihamya by'ibyo uzakora. Ibyo wadukoreye ni ibimenyetso by'ibyo uzadukorera. Ibyo wadukoreye ni ibyerekana gukomera kwawe. Ntabwo wigeze usaza. Mu Egiputa warwanishije ibikeri, ku nyanja urwanisha umwuka wo mu mazuru, mu butayu utanga ibyo kurya, ubaha amazi yo kunywa, urinda inkweto zabo gusaza kugeza bageze mu gihugu cy'isezerano. Uzarinda abantu bawe, uwizeye azabona isezerano, uwizeye azabona amasezerano, uwizeye azatabarwa. Ntabwo uri Imana ibeshya, uri Imana irinda ijambo ukarinda n'uwo waribwiye.
uri Imana izasohoreza amasezerano. Twongerere kwizera. Ibigeragezo biriho, ariko ijambo riratubwiye ngo ubwo wageragejwe ubwawe ubasha gutabara n'abageragezwa bose. Gusa reka uri mu kigeragezo, reka uri mu ntambara runaka, shitani ntamumare kwizera. Yizere nawe ku isaha yawe uzamugirira neza. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.